Bene data ndabashuje mu izina rya Kristo, bakunzi ba Naweza, Imana abaha umugisha, abagirire neza. Dushimiye Imana ku mwanya mwiza iduhaye kugira ngo twongere kuganira ku ijambo ryayo, ni umwanya w'agaciro. Uwiteka ashimwe. Haleluya. Nizeye ko namwe muri amahoro Imana ikomeje kubarinda. Reka dusenge Imana tuganire ku ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu. Imana yera y'urukundo ikomeye ikiranuka, turakunezerewe mwami. Jye n'abakunzi ba Naweza tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kurinda kwawe kwiza. Agwa icyubahiro kw'abanye natwe wakomeje kuturwana no kuturengera, kandi tugushimiye ku munsi mwiza uturemeye ngo tunezererwemo Mana. Uhabwe icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Kristo. Tuguhaye ikaze rero muri uyu mwanya mwiza wo kuganira ku ijambo ry'Imana mwami. Ariko mbere ya byose turakunyize kugira ngo tubabarire aho twaba twatandukiriye, twaba turi kure y'ubwiza bwawe, twaba tutaguhesha icyubahiro kubw'ibibazo n'intambara z'isi, kubw'intege nke zacu mwami, tukaba tutahimbaje izina ryawe uko bikwiriye mwami. Turakunyize kugira ngo tubabarire, amaraso ya Kristo atweze yandi yamenekeye Golgotha ku musaraba ku bwacu. Twebwe twese mwami, amaraso yawe tubonekeho kugira ngo tubone umugisha wo kumva ijambo ryawe dutunganye kandi dukwiriye. Icyo tuzi kimwe nuko mwami Imana uhora utubereye maso kandi turamburiye amaboko. Iyo tugusabye imbabazi witegura kuziduha, kuko Kristo niyo mpamvu wamenye amaraso ku bwacu. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tuguhaye ikaze rero Mana, kandi urakoze kutubabarira, urakoze kutweza no kudutunganya, urakoze kugiye kuvugana natwe, imitima yacu iboneye kandi itunganye. Ijambo ryawe rero reka ribe muri twebwe, tugwize imbaraga zo kukumvira no kugukorera. Icyubahiro ni icyawe mwami Imana, Mwuka wera w'Imana ntudusige, niwe mufasha w'ukuri. Tuguhaye ikaze, icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Yesu, amen amen. Abakunzi ba Naweza, umwami Imana abaha umugisha. Nkomeje kubashimira urukundo mukunda Imana. Bene data, ntacyo byatumarira ibyo twatunga byose bya mirenge, ibyo twaba dufite byose, ariko turi kure y'Imana, tudasabana n'Imana, ntacyo byaba bimaze, ntacyo byatugezaho. Icyiza ni uko twagira umwete n'umuhati wo gukunda Imana no kuyegera, tukarushirizaho gusabana n'Imana. Uyu mwanya rero wo gushaka Imana ujye ufata nk'umwanya w'agaciro, kandi ni ukuri najya kubwira umuhati wawe si ubusa ku mwami. Haleluya. Fateza Bibiliya zacu rero, za telefoni zacu cyangwa za iPad zacu, tuganire ku ijambo ryiza ry'Imana. Dushimiye Imana ku buntu no ku mpano y'ubuzima yaduhaye. Tuganire ku ijambo ry'Imana ryiza. Ndabizi neza ko tutari buve imbere y'Imana amara masa, ko ntabwo ijya iduteraniriza ubusa. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Mariko. Igitabo cya Mariko ibice 4, ariko umutwe w'amagambo w'iri jambo tugiye kuganira uravuga ngo byose abifiteho ububasha. Haleluya. Byose umwami wacu, Imana yacu ibifiteho ububasha. Yesu ashimwe cyane. Byose umwami wacu abifiteho ububasha. Dusome mu gitabo cya Mariko, basomyi ba Bibiliya tujyane. Igitabo cya Mariko bene data, dusome ijambo ry'Imana. Tugendane abasomyi ba Bibiliya. Mariko, igitabo cya Mariko ibice 4, umurongo wa 37, umurongo wa 30 kugera ku wa 39. Mariko. Duhere ku murongo wa 35. Yesu ashimwe cyane. Ibice 4 Mariko 35. Haleluya. Mwami abaho umugisha. Dusome ijambo ry'Imana. Nidusoma ujye ukurikira nawe usoma muri Bibiliya yawe cyangwa muri iPad yawe cyangwa muri telefoni, kugira ngo urushizeho kumva ijambo ry'Imana. Iyo uryisomera nawe harimo izindi mbaraga, harimo ukundi kubohoka n'ukundi guhishurirwa. Aravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Ubwo ni umwami Yesu ari kumwe n'abigishwa. Ngo yari asinziriye aryamye ibwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha, ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Yesu ashimwe cyane. Akangutsa cyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati niki kibateye ubwoba? Ntimurizera? 41. Baratinya cyane baravugana bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Haleluya, haleluya. Twatangiye tuvuga umutwe w'iri jambo turimo kuganiraho uravuga ngo byose bigira gute?
abifiteho ubutware. Haleluya. Afite ubutware kuri byose. Yesu ashimwe cyane. Mwene data, ibyo byose bikugoye, Imana ibifiteho ubutware. Byose abifiteho ububasha, byose abifiteho ububasha n'ubutware n'imbaraga. Aravuga bikaba, arategeka bigakoreka. Imana yacu ifite ububasha n'ubushobozi kuri byose. Urabyumvise, bari kumwe n'abigishwa mu nyanja, baravugana bati tujye hakurya. Ubwo bari mu murimo w'Imana, nawe urabyumva. Bajya mu bwato baragenda. Reka rero bazagere mu nyanja hagati, habeho umuyaga, hazi inkubi y'umuyaga, ubwato buteraganwe hirya no hino. Bari mu nyanja, abigishwa bagira ubwoba, barahamuka bati tugiye kurohama, tugiye gupfa, tugiye gukenyuka, ubu ntabwo turi bukire. Nta bantu baragera mu muyaga nk'uyu nguyu bari mu bwato ngo babeho, natwe tugiye gupfa. Nyine barahangayika, barahamuka. Kwa kundi duhamurwa n'ibibazo, urabizi nawe, kwa kundi duhamuka tugatinya. Nabo barahamuka bati ntabwo tuzi ko haturi buhambuke, ntituzi ko turi bukire, ubu akacu karashobotse, turapfuye. Yesu ashimwe cyane. Ngo umwami Yesu ngo yari asinziriye da, ngo yiseguye umusego, ngo yerekeye bwerekeza, mbese asinziriye. Nawe mbwira, ngo yiseguye umusego. Ese ubwo ngubwo yari asinziriye cyangwa yagira ngo arebe kwizera kwawe? Ese wibaza ko asinzira? Ubundi asinziriye twabaho? Imana isinziriye twabaho mwene da? Twashira. Yesu ashimwe cyane. Ikigaragara yari yabihoreye kugira ngo arebe kwizera kwawe. Uwo muyaga yarawurebaga. Nese si utegeka byose? Ntamenye iherezo mu itangiriro, yasinzira ate se ari kumwe n'abo bantu b'abanyantege nke? Yarabaretse kugira ngo arebe kwizera kwawe. Kwa kundi tugera mu bibazo, tukarira, tugasasa imigeri, tukaboroga, tugahahamuka, tugatabaza, tugaterefona, tugahamagara abantu, tukabura ibitotsi, tukiheba, mbega agahinda kakatwica. Tuba tuzi ko ngo Imana itari kumwe natwe, twumva yadutaye, yaturetse. Kwa kundi nyine wumva ngo ariko ngo iyo Mana bavuga, ngo iyo Mana nsenga, ngo iyo Mana nkorera, iyo Mana niringiye kwitantabara, kwinereranye, mbese bya bindi byose ujye uvuga nawe iyo ufite ibibazo uri kure, urabizi. Nabo rero nuko bari bameze, ngo bagira ngo Imana yabihore, ngo bagira ngo umwami ngo arasinziriye. Natwe hari igihe tugira ngo arasinziriye, ukumva wamukangura, kumva wambwira ngo ariko Mana ibyo ncamo ntabwo bireba. Ariko mwami Yesu ko wavuze ngo uzagira uhura abarushye n'abaremerewe, ubu ntabwo urako ndushye ntiwanduhura. Mbese tukamushyiraho urubanza, ukagira ngo nitwe tumutegeka. Yesu ashimwe cyane. Abangaba nabo rero ngo bari bazi ko asinziriye da, naho yagira ngo arebe kwizera kwabo. Nuko ngo bageraho baramubwira ngo mwigisha, ntabwo ubyiteho ko tugiye gupfa? Kwa kundi ujya ubaza Imana, nubyitayeho ntabwo ubibona, ntabwo ubona abanzi bamagurukiye, ntubona ko bantega, ntubona ko bashaka kunyica, ntubona mwaye Imana nzima ko abana banjye babaye ibirara. Ariko Mana ntubona intambara mfite mu kazi, ubu ntabwo uzireba ko wicecekeye. Uko niko tubwira Imana. Ntabwo ariko bikwiriye. Bikwiriye ko tujya imbere yayo duciye bugufi, duhinda umushyitsi, tuyisaba imbabazi, twiyeza, twihana ibyaha, hanyuma tukayisaba kudutabara no kuturengera. Mu guca bugufi no mwituze niho tubonera Imana. Haleluya. Noneho rero ngo abangaba nabo bamubwiye bati ntubyiteho ko tugiye gupfa mwigisha, urisinziriye gusa, ntacyo bikubwiye. Arangije ngo arakanguka, acyaha inyanja, arayitegeka, iratuza, iraceceka, iramwumvira, iratuza. Avuga ati tuza wa nyanja we, ceceka. Inyanja iratuza, haratekana mu nyanja, umuraba urahunga. Inyanja iramwumvira, umuraba uramwumvira, umuyaga uragenda. Mu nyanja habituze. Bakomeza urugendo bari amahoro. Reka nkubwize ukuri, ibifiteho ububasha byose, byose bifiteho ubutware. Nibivuga bikaba nitegeka bikamwumvira, niyo yabiremye. Niza iyo nkubi y'umuyaga iri mu buzima bwawe yaturutse, niza aho yayinyuza, niza uko yayitegeka, niyo izi uko yarambura ukuboko ikayibwira iti wa muyaga we uri mu rugo rwa Jackson caha ugende. Wabibazwe, wabigeragezwe, ubujije amahoro umwana wanjye Jacqueline, ndagutegetse ngo uyu munsi uhunga uve mu rugo rwuve mu buzima bwe. Kubera iki? Kubera ko arategeka, abifiteho ubutware byose, afiteho ububasha, nta kimunanira, nta kimwihisha, ntacyo atazi. Igihe byatangira, igihe izo ntambara zatangire mu buzima bwawe arazizi, arabizi. Igihe iyo ndwara yaziye mu mubiri wawe arakizi. Igihe izabiviramwo, uko azayitegeka, uko azabigenza, inzira bizanyuramo arayizi. Wenda uzajya kwa muganga, akoresha abaganga bakuvura ukire, cyangwa se azategeka gusa. Nkuko yageze kwa Lazaro agategeka, Lazaro akazuka. Ntabwo nta kinini yamuhaye, yarategetse gusa ati Lazaro byuka. Lazaro ari mumva, n'imva ziramwumvira.
inyanja ziramwumvira, abapfuye baramwumvira, batakiriho batagihumeka, indwara ziramwumvira, imisozi iramwumvira, afite ukuboko kurambura akareba kuri uyu musozi akavuga ngo wa musozi wenda ategetse ngo va imbere ya runaka utabwe hariya, umusozi ugahita uvaho ugahinduka ibibaya. Haleluya! iyi Mana yacu bene data irashoboye, ni Imana ifite imbaraga n'ububasha, irakomeye, irihagije mu mbaraga n'ububasha n'icyubahiro, rihagije, ntawe uyigira inama, ntawe itabaza, ntitabaza amahanga kugira ngo iturengere, ntabwo ntiyitwerereza amahanga kugira ngo ikwishyurire amadeni, irihagije, nta kidashoboye. Ntabwo yananirwa kuguha umwana, wowe urira ku manywa na nijoro ukeneye umwana, wowe ushaka kubaka urugo rwakunaniye, ntabwo bimeze neza, arabishoboye, niwe wubaka. Uwiteka ngo atabere maso umudugudu abarinzi babera amaso ubusa, atakubakiye urwo rugo utamwisuze ngo arukubakire, ubwenge bwawe ntabwo bwarwubaka. Wa mukobwa we ukuze ukeneye umugabo, Uwiteka atamuguhaye se wamukura hehe? Ko ari uzi abagabo beza, ko ari uzi ugukwiriye, ko ari uzi uwo yakuremeye. Ese wa muhungu we utisunze Imana ko ariyo ifite icyo yakugeneye uzabigenza ute? Wa munyeshuri utisunze Imana uziga gute? Byose ibifiteho ubutware, ubuzima bwacu bifiteho ubutware. Muri za ntambara ufite mu kazi ifite ubutware, irambuye ukuboko yacecekesha, imiyaga yavaho rwose. Abo bakubuza gutambuka, Imana irambuye ukuboko, ni ukuvuga rimwe gusa. Haleluya! ijambo ry'Imana yatubwira ngo hari kurira kwarara umuntu nijoro, bacya mu gitondo impundu zikavuga, bigeragezo si karande. Iyo miyaga, iyo nkubi y'umuyaga iri mu buzima bwawe, Imana iraje icyahe, koko ibifiteho ubutware, irabishoboye. Niki gituma kwizera kwawe gukamutse? Niki gituma ibyiringiro byawe bishize? Niki gituma wibagiwe ko Imana yigeze ikugirira neza? Kuki wibagiwe yuko ishoboye, ko yagukuye kure, ko yagiye ikugirira neza kenshi? Igihe cyose iyo tugeze mu bibazo, dukubiswe hirya no hino, duteraganwa n'umuyaga, turibagirwa ukagira ngo ntabwo twigeze tubona ineza y'Imana. Ariko mwene data, haracyariho kugirirwa neza n'Uwiteka, haracyariho ibyiringiro byo gutabarwa. Ongera umwisungu, umwikomerezeho, mwizere, soma ijambo ry'Imana ryongere kugaruramo ibyiringiro. Gwiza imbaraga mu gusoma ijambo ry'Imana, ongera usenge ugwiza imbaraga, ongera ubwire umwuka wera kugendera guhe guhishurirwa, ongera wisunga Imana igukomeze. Yibwire ngo Mana akomeza amaboko yanjye, numvaga ntentebutse, Mana asubiza ibyiringiro mu mutima wanjye, nsubizamo intege, nsubizamo gukunda ijambo ryawe, nsubizamo gukunda mu nzu yawe, dore narahahunze. Bwiza Imana ukuri, iyambura ubusa imbere y'Imana, wibwira ubupfapfa bwawe n'ubuswa bwawe bwose. Mbega genda ukuri uko imbere y'Imana, uyisabe imbabazi, wibwire ko wagiye kure yayo, niba koko waragiye kure yayo. Irakurengera, iragutabara, iragukiza, irakurwanirira. Erega irashoboye, kuko ibifiteho ubutware byose. Wijya kure y'Imana, nta wundi wakurengera, nta wundi wagutabara, nta wundi wakurwanirira. Isunga Imana ikurengere. Abigishwa nabo bari bazi ko bagiye kurohama. Haleluya! Nabo bari bazi ko bagiye kurohama, ariko Imana yarabarengeye, Imana yarabakijije, barakira, bakomeza urugendo neza. Mwene data, humura, iyo miyaga ni imiyaga isanzwe mu rugendo, ntabwo byose byaba byiza igihe cyose. Iyo ni imiyaga isanzwe, ariko umwami araje ayitegeke, kuko ayifiteho ubutware. Ibyo ni ibigeragezo by'urugendo, n'akanoza ngendo. Ibyo ni byo tugomba kunyuramo kugira ngo dukomere, dukomeze abandi, kugira ngo dukomere, twizere Imana, tuyisunge, bidutere gushira amanga no kugira abo tuzafasha. Haleluya! Hari ibyiducishamo nk'ishuri kugira ngo tuzagira abo tugirira umumaro. Yisunge rero, uyikomerezeho, humuriza kugirira neza, ni nyamaboko nta kirogoya imigambi yayo. Icyo usabwa ni ukuyikomerezaho. Niyo nama nakugira mwene data, kandi wibuke neza ko byose abifiteho ubutware, nta na kimwe kimunanira. Aho yashaka niho yacisha, ko yashaka niko yabigenza. Komera, umenye yuko izakurengera kandi izakugirira neza. Ahubwo hembera kwizera muri wowe, ongera uyihanga amaso, uyisunge, izakugirira neza. Imana iguhe umugisha rero, ijambo ry'Imana rikubake, we warusenyutse, komerere mu Mana, ni ukuri uzatungurwa n'ineza y'Imana. Ariko se ubundi ni rimwe cyangwa ni kabiri kugirira neza? Ese kuba ugihumeka umwuka w'abazima si ikimenyetso cy'uko uzagirirwa neza mwene data? Erega haracyariho gutabarwa. Imana iguhe umugisha rero, kunzi wanaweza we wumvise ijambo aho uri hose, iri jambo wiryiherana rifate, uryohereze mwene data na mwene data na mwene data, dusakaze ijambo ry'Imana mu bantu, bongere gukomera, bamenye ko Imana ifite ubutware.
afata ku mamega yawe ohereza ijambo ry'Imana. Kora subscribe kuri channel yacu wowe utarayikora kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana. Kandi ikindi ukande no kukazogera karaho ku ruhande kakwereka uhitemo ibyo uzajya ushaka kuri channel yacu, nawe uhita ukanda kuri all byose kugira ngo ibyo tuzajya ducishaho ujye ubibona, ijye ikwibutsa ko ijambo ry'Imana ryagiyeho cyangwa ikiganiro runaka cyagiye kuri Anaweza. Hanyuma dufatanye tuwe umuryango umwe muri uyu muryango wa Anaweza TV, dukorera Imana, tuyamamaze, tuvuge kugira neza kwayo. Imana izaguha umugisha, Imana izaguha umugisha. Iyo niyo nkunga watera nawe muri uyu murimo w'Imana, ukora subscribe, kukanda all ibiganiro ukajya ubibona kandi ukanabisakaza. Ibyo ntago bikomeye kandi Imana iba yandika ko tuyikorera. Ikigeretse kuri cyo rero, Imana igumugisha kandi kurebe neza, ikwishimira uri umunsi mwiza w'umugisha. Ndagushimiye Mana yanjye nziza nkuru y'icyubahiro, ndagushima ko ufite ubutware ku bitugora byose, ufite ubutware ku isi yose, ufite ubutware ku bintu byose Mwana. Shimwa kuje gutabara abana bawe no kubagirira neza. Urakoze kuje guhembura kwizera mu mitima yabo, urakoze kuje kubaka abari basenyutse, urakoze kuje kurengera abarenganaga, gutabara Mwami Imana nzima abari bari kure y'ubwiza bwawe, ukabakuruzi neza ukabiyegereza. Mana bose bagirire neza, umuntu wese iri jambo rizaca mu maso azatabarwe nawe kandi azarengerwa. Inkubi y'umuyaga yose izaba iri mu buzima bwe izakurwa n'ukuboko kwawe. Waribonejeje ubundi uribona uyu munsi Mana, ijambo ryawe rihora ari rishya. Reka iri jambo rikora imirimo n'ibitangaza mu buzima bw'abana bawe kwisi hose Mwami Imana, kwisi hose. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Rero urakoze Mwami ko waduhaye uburyo bwo kujya tukuvuga, kandi Mwami Imana twakuganira na bene data bose, iri jambo rikagera hose kuko uri Imana ibera hose cyarimo. Izina ryawe nirishimwe. Urakoze Mwami Imana kugiye gukora imirimo n'ibitangaza binyuze muri iri jambo. Icyubahiro no guhimbazwa n'ibyo mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Shalom shalom bene data.